wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro Imana yacu itanga bubane nawe. Ndanezerewe yuko ngize amahirwe yuko ngize uyu mwanya wo kuza kugira ngo twongere kurambura ibyanditswe byera byo mu ijambo ry'Imana, ngo twumve icyo Imana itubwira. Ntabwo duherukana, mbanje kubaramutsa rero. Tumaze iminsi tubagezaho ku murongo w'umucyo w'isabato ibiganiro twafashe mu gihugu cy'u Burundi, abantu baduha ubuhamya bwabo bw'uko Imana yabatoranije, kandi tumaze iminsi tuganira n'umutama umwe, Nkundimana Ismael, Ndikumana Ismael. Uyu Ndikumana amaze iminsi atuganiza ku ihame ry'ubuturo bwera, nta nubwo turarangiza ibiganiro byabwo, ntabwo turabisoza, ahari tuzasoza mu minsi iri imbere. Ariko nifuje muri aka kanya kugira ngo nze tuze kuganira ijambo ry'Imana. Mbere na mbere ndashima Imana yuko yabanye nanjye kugeza n'uyu munsi. Mba nabakumbuye, niyo mpamvu ntatetse ngo ibiganiro nazanye bibanze birangire. Ariko ndashima Imana cyane, yabanye nanjye n'ubundi muzima. Maze iminsi ntunganya ziriya video birumvikana, ndetse dufite na website umucyo w'isabato.org, nayo mujye mwibuka kuyisura. Maze iminsi nayo itariho kubera yuko igihe nari ndi Burundi yaje kuvaho, kubera natinze kuyikurikirana kugira ngo twishyure abayitubikira, bituma ivaho. Rero byasabye ko umuntu yongera kuyubaka bundi bushyashya. Turifuza yuko izajya inaboneka mu ndimi zirenze rumwe nk'uko mbere byari bimeze. Mbere byari Ikinyarwanda gusa, ariko turifuza ko biba n'Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Ubwo rero ibyo nabyo ahari byateye ubutwari bwo gutuma tunoza byinshi. Ndashima Imana rero kubw'ibyo yuko yakomeje kundinda no muri ibyo byose. Ikindi nshimira Imana ni urukundo rw'Imana rutangaje rwakomeze guherekeza umurimo wayo. Ndashima Imana ku makuru naje kumva muri no minsi tumaze mikeya tuvuye mu gihugu cy'u Burundi, minsi tarenze ukwezi n'igice, genda kuba amezi 2. Ariko Imana yakomeje kubana n'abana bayo muri cya gihugu cy'u Burundi, kuri rya torero ry'umwihariko rya Musagara i Bururi. Imana bagiriye neza cyane. Haje kuboneka abantu bo kubaka ruriya rusengero rwari rushaje. Twigeze no kubibabwira yuko hakenewe ko rwasanwa, ariko haje kuboneka abantu bo kurwubaka. Ijwi ryarakomeje riragenda ribageraho, maze ribatera umwete yuko hazaboneka ababubakira urusengero. Ubu ngubu bamaze kumena ibikoresho, amabuye ararunze, amatafari yo kurwubaka, umucanga. Ibisigaye ni ugutangira ibikorwa. Turabishimira Imana rero. Niba mubona aya mafoto uko bimeze, aragaragaza ibikorwa aho biri kujya mbere. Tubishimiye Imana. Ibyo ni ikimenyetso cy'uko bya bintu twashyizeho umutima tukabiharanira, ryavuga butumwa twakoze, Imana yakomeje nayo gutera abandi umwete kugira ngo baje kudutera ingabo mu bitugu, kugira ngo abana b'Imana bo muri kariya gace barusheho kumenya ubutumwa bwiza. Niringiye yuko itorero rya Musagara kimwe n'abandi bose babashije kuhagera rizaba imbarutso yo gutuma kariya gace ka Bururi kageramo ubutumwa bwiza mu buryo bw'umwihariko kuri kw'iki gihe kwerekeranye no kwitegura kugaruka kwa Yesu, ndetse no kwikomeza ku mategeko y'Imana. Itorero ry'Imana ryasigaye nk'uko rifite ibimenyetso bigaragara mu byashu gice cya 12 umurongo wa 17. Ni abantu bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Uko ni ukuri kw'iki gihe, kuko kubwirwa amahanga yose kugira ngo abantu bave muri Babuloni bifatanye n'ubwoko bw'Imana. Rero twiringiye yuko Imana izakomeza gukora ibikomeye, kandi muri aka kanya tubishimiye Imana. Ikindi nifuza kubabwira mbere yuko dutangira tujya mu ijambo ry'Imana, turi gutegura programme yo mu minsi iri imbere tuzabagezaho, yerekeranye n'uko umurimo ukwiriye kujya mbere nk'abakozi b'umucyo w'isabato.
kugira ngo tubereke programme duteganya mu mezi ari imbere ndetse no mu mwaka tugiye gutangira 2025. Ngarutse rero kugira ngo dusubukure aho twari twaragereje, kuko dusa nkaho twasubitse ibyerekeranye n'ibiganiro twakoraga ku byerekeranye n'insanganyamatsiko y'isabato. Twaraganiriye uhereye mu itangiriro, turakomeza tuza kureba uko abakurambere bacu babayeho, turakomeza tuza kwibaza iby'urugendo rw'Abisirayeli mu butayu, igihe bari bageze mu butayu bw'Isini, turakomeza tugera mu butayu ku musozi wa Sinayi, maze bageze ku musozi wa Sinayi Imana itanga amategeko. Tuhageze ntabwo twarebye isabato gusa nk'imwe mu mategeko y'Imana, ahubwo twifuje gukomeza kugira ngo turebe n'andi mategeko, ahari tutaba intagondwa zije kuvuga isabato gusa. Dufata umwanya dutumira abantu baraza batuganiriza ku mategeko y'Imana uko ari 10. Turakomeza Mutama Ismail maze iminsi atuganiriza ikindi cyabonekeye ku musozi wa Sinayi, aricyo cy'ubuturo bwera, turacyakiganiraho. Ariko ndagira ngo ngaruke gatoya mu bitabo bya Mose, mu buryo bw'umwihariko igitabo cyo Kuva nicyo ngiye kubaganira muri aka kanya, ngo twongere kureba uko Imana yakomeje kuvuga isabato muri aya mategeko Imana yahaye Mose. Mbere yuko tujya mbere tukabumbura ibyanditswe byera, reka tubanze duce bugufi imbere y'Imana maze dusenga. Data udukunda uri mu ijuru, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimye imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe rutangaje, uko wabanye natwe ukaturindira ubuzima, ukaba uduhaye n'amahirwe yo kongera kuganira ku ijambo ryawe. Uhabwe icyubahiro. Ko tugiye kuribumbura rero kandi turabaswa, dusabye ubwenge bukomoka kuri wowe, kugira ngo Mwuka Wera atuyobore, kandi wumva iki kiganiro akaba akigundagurana n'ikibazo cyo gusobanukirwa n'ukuri kwerekeye isabato. Ndamusabiye cyane kugira ngo ubane nawe cyane, Mwuka Wera mwigishirize, kugira ngo ijambo ryose rivugwa ribe rifite agaciro karyo gakomotse mu ijuru ku watanze aya magambo. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ndifuza ko tureba isabato mu gitabo cyo Kuva mu bice bisigaye uhereye ku gice cya 20. Twabonye isabato mu Kuva igice cya 16, uko Imana yatanze umugati wiswe manu, abantu bakajya barya manu mu gihe cy'imyaka 40 yose, ariko Imana igashyiraho itegeko ryerekeranye no gutoragura iyo manu, bigahuzwa no gukomeza itegeko ry'isabato. Batoraguraga manu babasha kumara buri munsi, ariko byagera ku munsi wa 6 kwitegura isabato, Imana igatanga uburenganzira bwo gutoragura inkubwe 2, kugira ngo ku isabato batazaza gutoragura, ahubwo bagire ibihe byo kwitegura isabato. Tugeze ku musozi wa Sinayi mu gice cya 20, twasanze amategeko y'Imana, kandi itegeko rya 4 nk'uko ryanditswe mu Kuvayo igice cya 20 umurongo wa 8 ryaratubwiye ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora abari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Nshuti zanjye, aya magambo agize iri tegeko rya 4 twayiganiriyeho mu buryo bw'umwihariko. Twabanje kuganira ku murongo wa 8 ubwawo, tubona Imana ivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Twabajije umunsi w'isabato ni uwuhe? Tujya mu byanditswe byera dusanga umunsi wa 7 niwo munsi w'isabato. Turibaza ngo mbese umunsi wa 7 ni uwuhe? Dusanga wa wundi Abanyarwanda bita ku wa 6, ndetse n'Abarundi, Abafaransa bita samedi, ndetse Abongereza bakayita Sunday. Niwo munsi wa 7 Imana yatanze wo kuruhukwa. Twagiye mu byanditswe byera byo mu Isezerano Rishya ridufasha kumva ibyo bintu, turebeye ku rupfu rwa Yesu Kristo, guhambwa kwe ndetse no kuzuka kwe. Dusanga rwose iyo minsi irasobanutse dukurikije umuco w'Abakristo ukomoka muri icyo cyabereye Karuvari, wo kwibuka Pasika. Ku Bakristo benshi bibuka Pasika, dusanga umunsi bibukaho izuka rya Yesu Kristo ni umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche.
maze tuza gusanga rero Kristo yarapfuye ku cyo bita kuwa gatanu mutagatifu, maze icyo bita kuwa gatandatu araruhuka, kandi kuwa mbere arazuka. Uko kuwa gatandatu rero hari ku isabato, kuko abagore bari bamuherekeje basabwe kuruhuka isabato nk'uko amategeko ateganya. Maze kuwa mbere w'iminsi 7 Mariya Magadalena abyukira ku gituro, ariko yasanze Kristo yazutse. Imana ishimwe. Munsi wa 7 twarawusobanukiwe. Turongera tubona undi mugabane w'itegeko utubwira ngo mu minsi 6 ujye ukora. Mbega itegeko ritangaje! Burya itegeko rya kane ntabwo rivuga umunsi umwe gusa w'isabato, ahubwo riteganya n'igikwiriye gukorwa mu yindi minsi 6 igize icyumweru cyose cy'iminsi 7. Nuko rero iri tegeko riteganya yuko mu minsi 6 umuntu agomba gukora, maze ku munsi wa 7 akaruhuka. Itegeko rirateganya yuko gukora ari itegeko ry'Imana. Abanebwe n'abanenganenzi batagira icyo bitaho mu mibereho ya buri munsi, abo ngabo itegeko rya kane ntabwo rirabera ijisho ryiza, kuko ribasaba kugenza gute? Gukora. Iryo ni ihame tuvana mu itegeko rya 9 rya kane ku murongo wa 9 w'igice cya 20 cyo Kuva. Niko hatubwira. Twarabibonye ko abantu b'Imana bo mu isezerano rya kera rya rishya, umugabo Pawulo tumufatiyeho icyitegererezo, aravuga ati udakora ntakarye. Abantu bakwiriye kubaho bakora, kuko ari itegeko ry'Imana. Kandi twasubiye inyuma dusanga itegeko ryo gukora ni umurage Imana yatanze n'icyaha kitarabaho. Burya ntabwo gukora ari ingaruka z'icyaha, oya, ahubwo muri porogaramu y'Imana yo kurema umuntu yateganijemo no gukora, kugira ngo umuntu arusheho kugira amagara mazima, yishimira imirimo ikomeye Imana yakoze, afatanya n'Imana kwita kuri bya byaremwe Imana yaremye mu minsi 6. Nuko rero mu minsi 6 ujye ukora, ariko wa 7 uruhuke, kandi uwo wa 7 ntukagire umurimo wose uwukoraho. Kubera iki? Batubwira impamvu ku murongo wa 11. Batubwira ngo kuko Uwiteka mu minsi 6 yaremye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa 7. Amen. Isabato iragenda ikadusubiza inyuma, ikatwereka icyo Imana yakoze katanga ka mbere, yuko mu minsi 6 yatunganije byose tubona, maze ku wa 7 ikaruhuka. Tubona identite yacu, yuko burya turi ibiremwa by'Imana, twavuye muri gahunda y'Imana. Imana yacu ishimwe. Muri iki gihe turimo, cyane cyane guhera mu cya 844, aho ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'iteka byose by'uko Imana ari umuremyi bwatangiye kubwirizwa, abantu bakibutswa ko hariho n'urwibutso Imana yashyizeho rw'igikorwa cyayo cyo kurema rwitwa isabato, nibwo hari hazamutse n'ibindi bintu bidasanzwe byerekeranye no guhakana Imana umuremyi. Tuzi teori ya evolution cyangwa sindagurika. Ba Charles Darwin burya badutse muri icyo gihe mu cya 844 bahakana yuko Imana ari umuremyi. Ariko icyo gihe nibwo Imana yatanze ubutumwa ngo bugene kumurikirwa abantu yuko Imana ari umuremyi. Nuko rero burya impamvu isabato yashyizweho tuyibwirwa mu murongo wa 11 w'igice cya 20 cyo Kuva, yuko ari uko iminsi 6 ari Uwiteka aremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibimo byose, maze Uwiteka akaruhuka ku munsi wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ntabwo nasimbukira itegeko dusanga mu Kuvaho igice cya 20, navuze ku murongo wa 10. Umurongo utubwira ngo kuri uwo munsi w'isabato ntukagire umurimo wose uwukoraho, haba wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Mbega amakuru meza! Burya isabato yagenewe umuntu koko. Ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 27, ijuru Yesu Kristo atubwira amagambo akomeye ngo isabato yabayeho kubw'umuntu. Haleluya. The Sabbath was made for a man. Umuntu burya yahawe isabato, kandi uwo muntu ntabwo ari wa wundi w'umudendezo gusa, ntabwo ari ba databuja, ahubwo n'abagaragu nabo. Isabato irazikareshesha umuntu wese wo ku isi, maze tukajya ku rwego rumwe, tukabona Imana idukunda twese, haba abagabo cyangwa abagore, abahungu cyangwa abakobwa, ba databuja ndetse n'abagaragu babo, ab'imbata cyangwa b'umudendezo, ndetse birarenga bikagera ku matungo akoreshwa imirimo. Abo iyo nayo akeneye isabato. Imana ishimwe.
turaza kubibona mu kanya yuko isabato irenga ntikomeze kuba ku matungo gusa, bya binyabuzima biva amaraso bifite ibyiyumviro bibabara, ahubwo ikagera no ku butaka nabwo. Mbega ukuntu Imana ari nziza, mbega ukuntu Imana yita ku byaremwe byayo. Imana ishimwe cyane. Uko niko isabato yasobanuwe mu itegeko ry'Imana. Abantu benshi bajya bibwira yuko isabato yavanyweho n'ibimenyetso no ko Kristo yabambwe ku musaraba i Karuvari, ariko kandi igihe dusuzumye neza iby'isabato twasanze yaratanzwe kera icyaha kitarabaho. Ibyavuyeho rero ni byari byarashyizweho ngo bishushanye gucungurwa mwene umuntu agomba gucungurwa. Mbese ibyo byo gucungurwa byakenewe ryari? Igihe umuntu yari amaze gucumura, nibwo amategeko y'ibitambo n'ibimenyetso byerekana Kristo uzabambwa byatanzwe. Igihe yari amaze kubambwa rero bya bindi byavuyeho, ariko ibyahozeho mbere rero, bya bindi bidafitanye isano n'icyaha, na n'uyu munsi biracyafite agaciro kabyo. Ndagira ngo tujye mbere twishimira amategeko y'Imana ngo tuyabona mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza wa 17. Mvuze gatoya ku isabato kubera ko ariyo turi kuganira muri aka kanya, ariko amategeko y'Imana nshuti yanjye ni meza. Nkunda amagambo y'umugaragu w'Imana witwa Bw'Isabato. Abantu benshi baramuzi, abantu benshi bakunda ubutumwa bwiza, cyane cyane abumva ururimi rw'icyongereza baramuzi. Bw'Isabato yanditse amagambo akomeye cyane ku mategeko y'Imana, maze arandika ngo amategeko ntabwo ari umunyururu cyangwa se ingoyi yo kudukanyaga, ahubwo ni inzira itugeza ku mudendezo nyakuri muri Kristo Yesu. Amen. Tuyakomeza bitari mu gutwarwa nayo, ahubwo kubera yuko urukundo rwa Kristo ruduhata kubaho duhuje n'ubushake bw'Uwiteka, ubushake bwa Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niba dukunda Kristo tukaba twaranyuzwe n'urukundo rwe, gukomeza amategeko n'urukundo rwe rubiduhatira. Magambo nk'aya ngaya aboneka mu byanditswe byera igihe Paulo yandikiraga Abakorinto, rwa 2 igice cya 5. Aravuga ati urukundo rwa Kristo ruraduhata. Nuko rero urwo rukundo rwa Kristo ruduhatira kugendera mu mategeko y'Imana, tugahuza ubushake bwacu n'ubushake bwe, kuko Kristo yishimiraga amategeko ye ngo nta cyaha cyamubonetseho. Imana yacu ishimwe. Reka tujye mbere, navuze yuko tuza kureba mu gitabo cyo Kuva muri aka kanya. Rero tuvuye mu gice cya 20 tubona n'ubundi Imana ikomeza kubwira Mose amategeko, ndetse iza kumusaba kuyandika mu gitabo. Muri aya mategeko Mose yahawe bisa nkaho nk'uko umuvandimwe turi kuganira nyine ku bijyanye n'ubuturo bwera yabivuze, amategeko 10 y'Imana nk'uko aboneka ku bisate 2 by'amabuye yanditswe mu Kuva igice cya 20 ni itegeko nshinga ry'Imana. Ariko kandi nk'uko ibihugu byacu bimeze, itegeko nshinga ryunganirwa n'andi mategeko arushaho kujya mu mizi ngo yerekane za ngingo zigize itegeko nshinga. Ntabwo rero Imana yirengagije kugira ikivuga ku itegeko rya 4 naryo nk'ingingo imwe iri mu itegeko nshinga ry'Imana. Hari amategeko menshi agaragaza imibanire y'abantu, uko abantu bakwiriye kubana. Itegeko ryo kwica, ryo kutica ryasobanuwe mu buryo bwumvikana ngo umuntu asobanukirwe uko akwiriye kubana n'abandi neza kandi no kwita ku magara yabo. N'andi mategeko n'isabato rero nayo, reka nkujyane mu Kuva igice cya 23. Kuva igice cya 23 ndasoma murongo wa 10 ndageza ku murongo wa 12. Kuva 23 murongo wa 10 ndageza 20 ndageza 12. Harambwira ngo mu myaka 6 ujye ubiba ku butaka bwawe usarura imyaka yabwo, ariko kuwa 7 bujye buruhuka uburaze, kugira ngo abakene bo mu bwoko bwanyu barye kimeza. Ibyo basize inyamaswa zo mu gasozi zibirye, uko aba ariko ujye ugenza uruzabibu rwawe n'urwerayo rwawe. Murongo wa 12, mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe, kuwa 7 ujye uruhuka, kugira ngo inka yawe n'indogobe yawe ziruhuke, umwana w'umuja wawe n'umusuke w'umunyamahanga basubizwemo intege. Amen. Mbega amagambo meza cyane, mbega amagambo agenda akatwereka ihame ry'isabato, rigenda rikatwereka impuhwe ziri ku mutima w'Imana, ukuntu Imana yita ku bantu bayo. Reka nkubwire, tumaze kubona ibyerekeranye n'ubutaka. Ubutaka bwo ntabwo buruhuka iminsi yose,
ariko nabwo bukeneye ikiruhuko kidasanzwe, ikiruhuko cy'uko bugomba kuruhuka mu buryo bwuzuye rwose. Ngo mu myaka 6 abantu bagombaga guhinga nk'uko amasezo yo guhinga akurikirana, ariko ku mwaka wa 7 ntihagire ujya guhinga. Kuwihe mugambi rero? Umugambi wa mbere nuko ubutaka bugomba kuruhuka, ubutaka bukarara. Mbese inshuti zanjye, abantu bazi iby'ubuhinzi, mbese kuraza ubutaka bibugirira umumaro? Mbese uwo mumaro ugera ku bantu? Icyo ni ukuri. Igihe ubutaka bwarajwe, abantu bakongera kubuhinga, buba bwisubijemo intege yo kurushaho kurumbuka cyane. Mana ishimwe kubw'urukundo rw'Imana rutangaje. Uko kurumbuka bizanira umuntu ineza. Dufite ikibazo iyo tugiye mu miryango ishinzwe ibiribwa nka FAO, za PAM zita ku mpunzi zigakenera ibiribwa, batwereka yuko isi yacu ifite ikibazo cy'ibyo kurya. Ubutaka ntabwo bukera umwero wabwo. Icyaha kitugejeje habi cyane, kandi mu bituma icyaha kigeze habi cyane nuko abantu bishe amategeko y'Imana. Burya muri gahunda y'Imana, igihe abantu b'Imana bari bahawe ubutaka, mbega ukuntu tuzanezezwa no kongera guhabwa ubutaka abantu b'Imana, tukajya muri gakondo, tukagira igihugu kigengwa n'abantu b'Imana. Twabonye ko Satani asa nkaho yigize umutware w'iyi si. Turabibona mu buhanuzi bwa Danieli n'ibyahishuwe, aho hari inyamaswa yigaruriye byose kandi ikabisira ibanga, ikanga amategeko y'Imana. Ntabwo aya mategeko rero afite ishyikizo. Ntabwo ubu ngubu dufite uburenganzira bwo kuraza ubutaka, kuko hari amategeko y'ubuhinzi, hariho za minisiteri zishinzwe ubuhinzi. Ntabwo iri banga barimenye yuko mu myaka 6 abantu bakwiye guhinga, ariko ku mwaka wa 7 abantu bakaraza ubutaka kugira ngo bwongere kugarurwamo intege, bwongere kwishimira kugarukamo ifumbire, abantu bongere guhinga, ubutaka bwongeye kumera neza. Icyo ni ikibazo. Ntabwo bigikunda, ariko byari bifite umumaro wabyo nshuti yanjye. Muri gahunda y'Imana nuko byagombaga kugenda gutyo. Ariko reka tuve kuri icyo ngicyo, reka twizire ku mutima w'Imana, umutima w'imbabazi, umutima w'urukundo, umutima wo kwita ku bantu n'ibyaremwe byose. Mbese batubwiye ngo iki? Baratubwiye ngo mu myaka 6 ujye ubiba ku butaka bwawe, usarura imyaka yabwo, ariko ku wa 7 ujye buruhuka uburaze. Kuyihe mpamvu? Kugira ngo abakene bo mu bwoko bwanyu barye kimeza. Amen. Ubwo ntabwo bigikunda aho turi mu Rwanda, ntabwo bishoboka ko abantu basha kubona kimeza, uretse ko u Rwanda ruri kugira n'ikibazo cy'ubucucike, ubwiyongere bw'abaturage bukuba bwinshi cyane. Ubu ngubu tugeze ku bantu 550 kuri kilometero kare. Rero ubutaka burimo buragira ikibazo cy'ubucucike. Ntabwo turi kubona ahantu ho guhinga ubwabyo. Ukurikije imiturire, nibwira ko mu myaka iri imbere, niba Kristo atagarutse vuba, igihugu cy'u Rwanda cyazagira ikibazo cyerekeranye naho guhinga. Ariko nshuti zanjye, burya impamvu yo kuraza ubutaka kwari kugira ngo abantu bazajye barya kimeza. Nyanganira n'abantu ba kera bakambwira amoko y'ibyo kurya bajyaga barya bya kimeza, bigatuma abantu bagira amagara mazima, bigatuma abantu bavurwa indwara n'ibyo byo kurya bya kimeza tutakibona. Mashyamba byabonekaga mu mashyamba, ariko uyu munsi ntabwo bikunda. Ariko dutinde kuri iki ngiki, abakene bo mu bwoko bwanyu barya kimeza. Mu myaka 6 Imana yatanze imigisha, maze abantu bahunika mu bigega, maze mu mwaka wa 7 bakaruhuka guhinga, bakajya barya ibyo bavanye mu bigega. Ariko hariho abakene batahunitse, bari bemerewe kujya muri ya mirima bakarya kimeza. Cyajya abantu basaruraga amasaka, bagasarura ingano, bagasarura uburo. Burya ntabwo izo mpeke zose zageze mu bigega, ahubwo hari zasigaye mu mirima, maze ziramera, zirongera zirera. Muri uwo mwaka wa 7 abakene bakaza bakarya kimeza. Imana ni nziza cyane. Amagambo akurikira aravuga ngo ibyo basize inyamaswa zo mu gasozi nazo zibirye. Amen. Burya Imana ikunda n'inyamaswa zo mu gasozi inshuti zanjye. Dufite indirimbo nziza mu gitabo cy'Abadventiste, indirimbo y'27 iravuga ngo Imana ikunda n'utunyoni tuba muri iyi si, kandi ubwo ikunda n'utunyoni ryo ziko nanjye nkunda. Burya hari amategeko dukwiye kujyamo tukayiga, hari tuzafata umwanya twongere tubisuzume neza. Burya Imana yita ku byaremwe byayo byose.
Ijambo ry'Imana rirambwira muri Matayo igice cya 10 yuko ibishwi bibiri mu gihe cya Yesu byaguraga ikuta rimwe, ni amafaranga afite agaciro gakeya. Ariko Yesu abwira abamuteze amatwi ngo burya nta gishwi na kimwe gipfa kigwa hasi data wa twese atabizi, arabizirikana yuko igishwi cyapfuye, maze abwira abamwumva ati muruta ibishwi byinshi. Haleluya, kuko mwebwe mwacunguwe. Nuko nshuti zanjye ndagira ngo mbabwire yuko dukwiye kwishimira Imana yacu. Imana ifite umutima w'urukundo wo kwita ku bantu by'umwihariko, ariko no kuri iyi si n'ibyaremwe byose. Burya Imana ni nziza kandi twitaho. Ndagira ngo mbabwire, igihe nsoma aya magambo nzirikana ukuntu Imana idukunda, maze nkibuka ikiruhuko tubonera muri Kristo Yesu nkuko cyashuye muri Matayo igice cya 11:28. Arambwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mumusange ndabaruhura. Uwo ni Yesu Kristo utanga ikiruhuko. Yesu Kristo ashaka ko abantu baruhuka bakanezezwa n'iby'Imana yakoze, kandi icyo ngicyo nicyo kivuga ku murongo wa 12. Mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe, ku wa 7 ujye uruhuka kugira ngo inka yawe n'indogobe yawe nazo ziruhuke, za zindi zigukorera ya matungo wakoresheje. Kera bahingishaga inka, kandi n'ubu ngubu aho ubutaka bukiri ziracyahinga, indogobe zikikorera ibivuye mu murima cyangwa zikajyana n'ifumbire n'ibindi, nazo zarakoreshwaga mu mirimo ya buri munsi. Maze rero kugira ngo izo nazo ziruhuke, ujye uruhuka isabato. Haleluya. Mbese murumva ya constitution y'Imana, murumva ya ryahame riboneka mu tegeko nshinga ry'Imana ko noneho ritangiye gusobanuka. Riri gusobanuka yuko burya za nyamaswa zikora mu minsi 6 nazo zikeneye kuruhuka. Mana ishimwe. Umurongo ukurikiraho mu wa 12, umugabane ukurikiraho, umwana w'umuja wawe n'umusuka w'umunyamahanga basubizwe mu intege. Haleluya. Nabaja urabahemba ubabyaza umusaruro, ariko mu minsi 6 gusa, kubera ko umunsi wa 7 Imana yabageneye ikiruhuko. Imana yaragennye ngo bagomba gusubizwa mu intege kugira ngo bazongere gutangira icyumweru bafite imbaraga. Mbega Imana nziza, mbega Imana y'urukundo, mbega Imana ishaka gutanga ikiruhuko. Kandi inshuti yanjye, iki kiruhuko igihe tugitekereje cyane tukakirenza iby'umunsi, nkuko nawe maze kubivuga, bidusubiza ku isano dufitanye na Kristo wifuza kuturuhura. Inyamaswa zikeneye kuruka mu minsi 6 zigasubizwamo intege. Abanyamahanga bakeneye gusubizwamo intege ko nta mwanya babonye wo kuruhuka, twabakoresheje imirimo ivunanye. Ariko natwe dukeneye ikiruhuko muri Kristo Yesu, nkuko tumaze kubibona muri Matayo igice cya 11:28. Mark Finley, Pastor Mark Finley yanditse igitabo cyitwa The Sabbath and Class Rest, isabato n'ikiruhuko cya Yesu Kristo. Yaranditse ngo isabato ntabwo ari umunsi gusa, oya, ni ikimenyetso nk'iki kiruhuko tubonera muri Kristo. Itwerekeza ku murimo we buzuriye ku musaraba, kandi duhamagarira kukuruhukira mu buntu bwayo, mu buntu bwa Kristo. Haleluya. Mbese nk'uko abiseye bari baruhukaga imirimo yabo buri munsi wa 7, twamagariwe kuruhukira mu gakiza Kristo yaturongeye ku musaraba w'i Karuvali. Burya igihe tubitekereje tukareba ukuntu umuntu akeneye ikiruhuko cy'umubiri, bitwinjiza no mu kiruhuko cy'umwuka. Kristo ashaka kugenza gute kuduha. Ndakwifuriza gufata no kwakira icyo kiruhuko mu izina rya Yesu. Reka dukomeze kubw'igihe nkujyane mu Kuva igice cya 31. Ntabwo ndi burenge mu Kuva, ubutaha tuzaganira mu gitabo cy'Abalewi. Dukomeze kureba amagambo abasha kudusobanurira ya ngingo yo mu itegeko nshinga itubwira itegeko rya 4. Reka nkujyane mu Kuva igice cya 31. Ndasoma amagambo ahari, ariko ndahera ku murongo wa 12. Amagambo ahera ku murongo wa 12. Kuva igice cya 31. Hari amagambo ambwira ngo itegeko ry'isabato. Mose ahabwa ibisate by'amabuye biriho ibihamya. Mbere yuko Imana iha ibisate by'amabuye biriho ibihamya Mose, yongeye gusubiramo ryahame, yongeye gusubiramo ya ngingo yerekeranye n'itegeko ry'isabato. Ariko turaje tubona umugambi nyakuri uri muri iri tegeko noneho, nk'impano Imana yatanze y'ikiruhuko ngo igaragaze isano. Haleluya. Ijambo isano rifite imbaraga zikomeye ahari ziruta uko mbivuze. Isano dufitanye n'Imana. Burya babayeho mu gihe
cyose cy'amateka ya muntu, uhereye kuri Adamu kugeza igihe Kristo azagarukira, ndetse no kugeza turi mu bwami bwo mu ijuru. Isabato ni ikimenyetso cyakomeje kuba ikimenyetso gitandukanya abandi bantu n'ubwoko bw'abera, ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe. Murongo wa 12 harambwira ngo Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwira Abisirayeli uti, ntimukabure kuziriza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Amen. Ntimukabure kuziriza amasabato yanjye, kubera yuko ayo masabato ni ikimenyetso, kandi icyo kimenyetso ni icy'ibihe byose, kugira ngo mumenye yuko ari njye wabatoranije nkabeza. Ingingo yo kweza twarayiganiriye, irimo ingingo ebyiri z'ingenzi. Icya mbere ni ugushyira ku ruhande, ni ugutoranirizwa inshingano yera, ni ukuba ubwoko bw'umwihariko budasanzwe, ubwoko bwerejwe Uwiteka, bwatoranijwe inshingano yera. Mbese inshingano twayibonye yehe? Twayibonye mu Kuva igice cya 19, kandi Petero yidusubiriyemo ko ari ubwoko bw'abatambyi, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Ahari nitugera mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 tuzabibona neza yuko atari uko bari beza kuruta abandi, oya, ahubwo Imana yarabatoranije, to set apart, kweza. Icya kabiri ni uko turi babi, ni ikimenyetso cy'uko Imana yaducunguye ikatuvana mu mata bw'icyaha, kandi ikaba ishaka kuduhindura abazima, ikadusubiza mu ishusho y'Imana. Nshuti zanjye, muri cya kiruko tumaze kuvuga tubonera muri Kristo Yesu igihe tumaze kumwakira, nuko turabwiwe ngo ntimukabure kuziriza ayo masabato. Kubera iki? Ni ikimenyetso cyerekana yuko nabatoranije. Haleluya. Kandi rero nshaka kubatunganya kugira ngo muhinduke abera. Murongo wa 14, nuko mujye muziririza isabato, kuko ari iyera kuri mwe. Uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Burya ni itegeko mu yandi mategeko. Nshuti yanjye, igihe tuvuga iby'isabato, abantu bamwe ntabwo babyumva. Abantu bamwe bibwira ko ari itegeko ritabareba, ndetse umugabane munini w'abakristo bemera amategeko y'Imana, bakavuga bati ntabwo dukwiriye gusambana, ntabwo dukwiriye kwica. Ubikoze aba yatandukiriye, akwiriye kujya imbere akatura icyaha cye, agasaba Imana imbabazi kuko yakoze icyaha. Barabizi yuko kwica amategeko y'Imana ari ugukora icyaha, ariko ntabwo babizi yuko mu mategeko y'Imana harimo itegeko ry'isabato. Bakumva kwica isabato ntabwo ari icyaha. Nshuti zanjye, kwica isabato ni icyaha, kandi icyo cyaha gihanishwa urupfu. Icyo cyaha kigenza gute? Gihanishwa urupfu nk'andi mategeko yose. Erega ibihembo by'ibyaha ni urupfu, niko Abaroma hatubwira. Pawulo yandikiye Abaroma ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Burya rero niba ubizi yuko ukeneye impongano ya Kristo kuko wishe amategeko y'Imana, kuko wasambanye, kuko wibye, kuko wariganije abandi, kuko wababeshye ukabavugaho ibinyoma, umenye yuko ukeneye n'impongano ya Kristo kuko wishe isabato, kandi udakwiriye kuguma muri ubwo buzima, ahubwo ukwiriye kuva muri ubwo bubata. Nshuti yanjye, ukakira iyo mibereho mishya, ukifuza gusa na Kristo. Kristo yakomezaga isabato, twarabibonye, kandi tuzakomeza kubibona igihe tuzatugeze mu gihe cya Yesu. Turimo turagenda mu mateka, twahereye mu itangiriro tugeze mu Kuva, turacyari ku musozi Sinayi, mu mateka y'Abisirayeli bari mu butayu. Igihe kizagera tugiye mu gihe cy'abahanuzi, dukomeze tugende mu gihe cya Yesu ndetse n'igihe cy'intumwa. Ariko kandi muri aya mategeko turi kubona impamvu. Haleluya. Impamvu nziza ishingiye ku rukundo n'isano dufitanye n'Imana. Murongo wa 16, Abisirayeli baziririza isabato, bajye bayitondera mu bihe byabo byose, kandi iyi sabato iba isezerano ridakuka. Haleluya. Isezerano ridakuka, isezerano ritazahinduka. Maze umugaragu w'Imana muhanuzi Yesaya ageze mu gice cya 36, ariko tubwira iby'ijuru rishya n'isi nshya iry'abera bazabamo, atwibutsa yuko muri icyo gihe nabwo tuzajya turuhuka isabato. Kuva ku isabato tukagera ku yindi tuzatuza imbere y'Imana tuje kuramya. Haleluya.
burya isabato izakomeza kutubwira ko twakomotse ku Mana no mu isi. Cyashuti yanjye ni isezerano ridakuka ko turi ab'Imana. Maze rero nkuko bikomojeho mu Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 17 hatubwira abantu Satani yanga cyane mu gihe giheruka. Tuzabigarukamo, hari tuzafata umwanya twiga ubuhanuzi. Ndanabyifuza ko biba cyane ngo twiga ubuhanuzi bw'ibibaho, twige kandi twaranabiganiye twarebaga muri Daniel. Tuzongera hari dufate n'umwanya twige n'Ibyahishuwe. Burya abantu Imana ifitanye isano nayo barangwa n'ibintu bibiri. Icyambere, gukomeza amategeko y'Imana, harimo n'iri tegeko ridakuka. Haleluya. Turabwiwe ngo ni isezerano ridakuka, itegeko ry'isabato. Icya kabiri, bafite guhamya kwa Yesu, bafite kwizera kwa Kristo. Uko Kristo yabagaho niko nabo babaho. Mbese Kristo yari umwicanyi? Oya, ntabwo bashobora kwica. Mbese Kristo yagiraga impuhwe? Yego, yari umunyampuhwe cyane, akababara n'abababaye, akishimana n'abishima. Mbese Kristo yakomezaga isabato? Yego, byari umuco we gukomeza isabato. Abo bantu bagenda nk'uko Yesu Kristo yagendaga, bafite kwizera gushingiye ku kwizera kwa Yesu. Haleluya. Mani itwumvisha amagambo rero. Batubwiye ngo Abisirayeli bajye baziririza iyi sabato, bayitondeye mu bihe byabo, ibisezerano ridakuka. Murongo wa 17, ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yemeye mu ijuru n'isi, kuwa 7 akarorera akaruhuka. Mbese Abisirayeli ni bande? N'ubwoko bw'Imana. Haleluya. Genda usoma Abagalati igice cya 4 n'icya 5, hazabigusobanurira yuko turi urubyaro rwa Aburahamu. Muri Aburahamu ari Uwiteka yiteguye gutanga umugisha, twabonye mu Itangiriro igice cya 12. Turi ubwoko bw'Abisirayeli, dukomoka kuri Isaka. Haleluya. Rya shyanga ryatoranijwe, Imana ishimwe cyane. Babana Imana yabitonse, kabitsi byera byayo, kabagira ibigega byo gusobanukirwa n'ubwiru bw'Imana, mu gihe andi mahanga yose yatandukiriye yagiye kukuramenya ibigirwamana. Imana dufashe gutahura iryo banga rihishura urukundo ruhebuje rwa Data wa twese yadukunze. Reka nsoreze mu Kuvayo igice cya 35. Kuva igice cya 35 ndasoma uhereye ku murongo wa 1 ndageza umurongo wa 3. Mose ateranya iteraniro ry'Abisirayeli ryose, arababwira ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora. Mu minsi 6 imirimo igikorwa, ariko wa 7 ujye ubabera umunsi wera, isabato yo kuruka yerejwe Uwiteka. Ugira umurimo wose awukoraho azicwe. Ntimugacane n'umuriro mu buturo bwanyu bwose ku munsi w'isabato. Nshuti yanjye, bari kutubwira amahame agenga isabato. Kandi noneho muri umurongo tubonye mu Kuva igice cya 35 birabwirwa iteraniro ryose. Ese igice cya 35 kiratubwira iki? Kiratubwira amaturo yo kuremesha ihema ry'Imana. Batubwira ibyo kubaka ubuturo bwera. Bwabo turi kuganira na Ismaeli, tukiri kuganira n'uyu munsi. Batubwira uko ubuturo bwera bugomba gukorwa. Bari gutura amaturo, barashaka kubikora. Ni murimo ushishikaje cyane, abantu barahugiranye. Ariko muri uko guhugirana, haleluya, kuwa 7 bajye bahagarika byose baruhuke. Haleluya. Imana yahamagarira kominote y'Abisirayeli yuko bakwiye gufata ikiruhuko, yewe no mu murimo wa Kristo. Amen. No mu murimo wa Kristo abantu bakwiye gufata umwanya bakaruhuka. Icyo gihamya nzakibazanira igihe turi kuganira ibindi bihe, ibindi tubona mu byahishuwe mu ijambo ry'Imana. Tuzakibona yuko n'abakozi b'ubutumwa bwiza bakeneye iki kiruhuko. Ntibakwiriye kubaho bataruhuka ngo nuko bari mu nshingano zera. Ntabwo kubaka urusengero ku isabato nubwo ruzasengerwamo n'abakurikiza amategeko y'Imana bikwiriye. Oya, ahubwo Imana iravuze ngo muri uku kuremeshwa, mu kuzana amaturo, mu kurema iby'ubuturo bwera no kubitunganya, muramenye mu minsi 6 imirimo igikorwa, ariko wa 7 ujye utubera umunsi wera, isabato yo kuruka yerejwe Uwiteka. Ugira umurimo wese awukoraho azicwe. Ndetse no mu mazu yanyu ntimugacane umuriro mu buturo bwanyu bwose ku munsi w'isabato. Nshuti zanjye, ayo ni amahame arushaho gusobanura iby'ihame ry'Imana.
Niba mwakurikiye neza, twamaze kubona ibintu bikomeye by'ingenzi dukwiye kuzirikana. Dusanze byose bishingiye ku rukundo rw'Imana. Imana yacu idukunda. Dusanze Imana ikunda ibyaremwe byose, ikunda inyamaswa, ikunda ibiti n'ubutaka nabwo, ikunda abakristo, ikunda abantu b'Imana, babandi baba mu nshingano, babandi babwiriza ubutumwa bwiza, babandi bajyanye ubutumwa kure kugira ngo abantu b'Imana busobanukirwe. Ariko ikunda n'abanyamahanga nabo, ikunda abantu b'umudendezo, ikunda abantu b'imbata, ikunda abakozi, ikunda n'abakoresha, ikunda ndetse na ya matungo yayandi akoreshwa imirimo ivunanye. Burya isabato ntabwo ireba umuntu gusa, ahubwo ni umugisha w'ibyaremwe byose. Maze birarenze, turagiye dusanze n'ubutaka nabwo bwari bukeneye ikiruhuko mu mwaka wa 7 kugira ngo bwishimire kurazwa, kandi nabyo biri mu rukundo Imana ikunda umuntu. Ba bantu badafite kivurira, badafite abandi babitaho, bajye babona umudendezo. Erega burya inshuti zanjye, ntabwo nzi status ufite mu bijyanye n'iby'ubukungu, ariko burya stati yo guhabwa ntabwo iryoha guhabwa. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga bihesheje umugisha kuruta kugenza gute guhabwa. Burya guhabwa biri mu ipfunwe, rimwe na rimwe biba mu ipfunwe, ariko gutanga ni umugisha. Maze Imana yaratanze umwaka wa 7 ngo he kujya habaho ipfunwe yo kuza gusaba ngo mwadufunguriye, ahubwo abantu bajye bajya mu mirima y'ababakire yarajwe. Imana igatanga umugisha, ibintu bikimeza, akaboneka za kimeza, bajye barya batabanje gusaba. Mbega urukundo! Imana yangira dukunda nshuti yanjye, kandi guhishurwa ku rukundo rw'Imana ruri no mu itegeko rya 4 ry'isabato. Ndashima Imana Data wa twese kubw'iri tegeko, kandi ifuriza abatwumva kugira ngo basobanukirwe. Burya isabato ntabwo ari aragahato nk'uko andi mategeko yose ameze. Tumaze gusoma amagambo akomeye cyane tuvanye mu butumwa bwa Dr. Bachelor yuko amategeko atari umunyururu, ntabwo ari ingonyi yo kudukanyaga, ahubwo ni amategeko atwereka inzira itugeza ku mudendezo nyakuri muri Kristo Yesu. Atari twe gusa, ahubwo nabo dukoresha n'amatungo dukoresha. Maze rero tukabona kuyakomeza bitari mu gutwarwa n'amategeko, ahubwo bitewe n'urukundo rwa rundi rwasabye imitima yacu. Mbese urukundo rwa Kristo rwasabye umutima wawe. Ndakubwiza ukuri yuko uzishimira isabato, ukareka abanyamahanga bari wawe, baba bakozi ukoresha, baba buyi, babandi ukoresha mu ruganda rwawe, nabo bakaruhuka, bakanezererwa gusubizwamo intege nk'uko Kristo, nk'uko Data twese watanze amategeko umusozi Sinayi yabitubwiye ko na wa munyamahanga n'umuja wawe bakwiye gusubizwamo intege. Imana ibikubashishe, niko ngusabiye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Reka dusoza dusenga Imana. Data wa twese uhoraho, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije, tugushimiye isabato mu buryo bw'umwihariko waduhaye, kugira ngo mu minsi 6 irimo imirimo myinshi cyane cyane ku bantu badafite kivurira, babayeho mu bukungu bukeya, bajye babona umunezero wo kuruhuka, badakoreshwa iby'uburetwa n'abasheresha, badakoreshwa imirimo ivunanye, badakora amasaha umurengera bararushye, maze ku munsi wa 7 baruhuka. Imana yacu ihabwe icyubahiro Mwami. Tugushimiye iyo neza yawe, ineza itatureba gusa, ineza itatwibutsa ikiruko tubona muri Kristo gusa, ahubwo itwereka nuko dukwiriye kwita ku bandi, cyane cyane abadafite kivurira. Ndi umutima wari muri Kristo Yesu, umutima w'urukundo, umutima wo kwita ku bandi, maze bidutere kumvira itegeko ryawe nk'uko byahishuriwe mu ijambo ryawe. Ibyo dusenze dusaba mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.